Ara nawe na sharinze abantu benshi barayinyaka. Sebura twara abantu. Tumeze ukuntu ufite biri ubwiriza ariko uyu mama yarambonye si yabona Jackson abona ikihishe muri Jackson. Kuva 2012 aratwizera mu muhamagaro, yarakubiswe kubera twebwe, yaraturwanira intambara mudashobora gusobanura. Uyu munsi yarafite akazi kenshi, arambwira ati ndabona binda, ndabona ati mama niyo wahaba iminota 2 yonyine. So numugisha udasanzwe mama kukugira. Warakoze sinzi sezo yangenda kugera ari mu bantu yabibonye ngewe ntarabibona. Abakozi Imana barumva ibyo mvuga. Yabibonye nge ndabyibuka ntumira bwa mbere kujya kwigisha muri Grace Room. Nambwe ati ntago bikunda. Icyo gihe namfite intambara nyinshi mu buzima, business, ibihombo, covid, ibibazo. Ndi depressed mfite meze nabi. Aramamagara ngo ati it's your season. Come and preach. Ndamubwira ati ntago bikunda. Ntago bikunda. Meze nabi. Arati ukumeze uko vayo. Ama platform sinzi uko nabivuga. Sinzi uko nabivuga. Mama ndagushimiye. Intambara warwanye ku bwacu. Ndazi neza ko ntago wataye inyuma yahuye, ntago wakoreye ubusa. Hari ikintu hagurukije muri twebwe kandi icyo nakwizeza ibyo wadukoreye natwe tuzabikorera abandi. Ntago tuzabyigumirizaho. Warakoze cyane. Sinzi uko nagushima, sinzi uko nabivuga, sinzi ko nanabona n'amagambo, ariko mama nyemerera nkwe gift naguteguriye nkubwira ngo warakoze. Ni gatoya ariko kavuye mu mutima wuzuye amashimwe cyane cyane. Warakoze kudufata amaboko, warakoze kutadutererana igihe abandi twabonye badutererana, igihe abandi twabonaga badutera imigeri batatwizera, yaradufasha akaboko agumana natwe. Mama turagukunda. Turagukunda kandi I will make you proud. Ntago waruhiye ubusa. Ibyo wakoze, reka mvuge gutya, ibyo wakoze wabikoreye umuntu ufite ubugabo muri we. Ntago uzicuza, ndabisubiramo, ntago uzicuza. Wagize neza, ineza watugiriye, ineza yose wagaragaje ku buzima bwacu, natwe kandi tugomba kuzabikorera abandi. Warakoze kuba icyitegererezo. Hari n'ibyo ku mugoroba twari turi kumwe turi kuganira ibintu bisanzwe. Ati hari ibyo uzajyamo nkafata n'igiti. So n'umumama wanjye, n'umubyeyi wanjye, mama warakoze. Cyangwa se abashumba bari kugenda boimika abandi bashumba ku nshingano, ni byiza cyane, ndetse n'abadamu nabo baraje, ni byiza cyane. Ariko nanone ikindi nahoze ndeba umupasiteri nawe yimitswe ku mugaragaro, Mugisha Jackson nawe yimitswe. Jackson uriya wasezeranije Vestine. Yego wabonaga ko byari ibintu byiza cyane. Nabonye hari ku mugaragaro se cyangwa ni ukuburevera undi yari imitswe. Yego ni revera. Yego urumva ko wabonaga nande hari harimo abahanzi batandukanye. Nabonye yo Papi na Dorcas. Nabonye yo na Pastor Julien. Pastor Julien si umubyara. Yego yanamushimiye cyane, aravuga ati bitaba kubw'uyu mubyeyi. Pastor Julien niwe wamuhaye connection, niwe wamureze rwose mu mwuka, niwe wamuhaye motivation, kandi ubona ko ababwiriza nkawe. Yego ababwiriza mu buryo nkawe rwose. Ni byiza kandi ariko ajya avugira inyigisho nziza. Yego agira inyigisho, ndamwemera nta kibazo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ishoramari muri ADPR cyitwa Dove Investment Company, Rutagengwa Philbert, yatangaje ko itorero rigiye kubaka stade izatwara arenga miliyari 1 y'amanyarwanda. Abakristo mwaba mugiye kongera kwikoramo, kuko kuri Gisozi naho havutse nyine ko abakristo bashyigikira ibikorwa. Ntabwo bavuze ko ari hoteli, oya, bavugaga inyubako ya Gisozi. Ariko buriya muri plaza abantu bari hejuru bari bazi ikizahaba. Ari ijambo rivuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura, urarize? Ntaho ryanditse, ariko umugani njya nkunda kuwumva. Kubera iki? Ntabwo nzi.
ni ukuvuga ngo abanyarwanda baravuze ngo impyisi kurira umwana se ikakurusha uburakari. umuntu ushaka kumufata yasambanye agahita akubwira ati wambonye kandi abizi neza ko yasambanye cyangwa wareberaga iki. yarangiza agatanga amafaranga bakagufunga cyangwa akakwica. ese ntabwo ari feye. ariko ibi bikorwa bishatse kuvuga iki? iyo nyubako bavuga cyangwa stade bavuga, stade izajya iberamo imikino ya miliyari bazayubaka ba nyiri kurya barye. ntabwo abakristo ba ADEPR mbise zambwa nkuko nari nciye umugani, sicyo nashatse kuvuga. ariko reka nkubaze ikibazo kimwe. yego tujye tuganira Jerry. ndeba ndi kukureba. ikibazo mbizanye mwavuga ko ngiye mu mateka. ndi kukureba. Gitwaza ari no hano mu Rwanda. Dr. Apotre Paul Gitwaza. intumwa. wabonye amashuri yagiye gusura n'ibitaro by'itorero ryabo. yego. bagira abana bafasha. yego ndabizi kuva kera. bagira abantu bishyurira. ibikorwa byinshi birazwi. n'uwo bita Apotre Mignone Kabera. yego. ibyo akora murabizerutse no guha umuntu inzu. ni byinshi. ADEPR usibye kumva bavuga ngo batanze ngo miliyoni 2 ngo zo gutanga ngo zo kwishyura mituweli. ubu wabaza neza abantu bajya bava icyo akora, abantu babifitemo inyungu bagomba kubirwanira ishyaka. nyine aha turi kwibaza. uretse unyumve ndi kuba ariko icyo nshaka kukubwira, bazayubaka ubwo babifite muri plan. oya stade yo igomba kubakwa. ni igikorwa cya mbere, ni igikorwa remezo cyiza. yego cyane rwose, aho turi kumvikana. oya nibyo. kabiri bazagenda bajye muri banki baziterure inkeze miliyoni miliyari, hanyuma zishyurwe nande? abakristo bazatura. vuga tuzatura. nde nawe ngiye nkuramo kubera ko mfite uko ngenda. turi kumwe nakurwanirira muri we uhaye ikaze. reka ngo usuhuze nanone aho dukurikiye uherereye hose. amazina yanjye nitwa Jerry, naho aho uri kuturebera ni ku Musaruzi TV ndetse no kuri Rwanda Gospel Show, hose urahatubona. dukomeje gushima Imana yemeye ko tugeza aka kanya tukiri bazima, ndetse no kuba yaraturinze ikabana natwe imyaka yose yo kubaho kugeza no kuri uyu munsi. nibishimirwe. nizere ko umeze neza, abatameze neza namwe twizere ko ibihe byanyu biraza kumera neza, kuko nibyo tubifuriza. ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Adrien Sashimwe. ahimbazwe cyane Jerry. ntabwo ndi bukubaze ngo meze neza, kuko ndabizi umaze iminsi mu bihe bitameze neza, ariko icyo mpamya nuko ushima Imana cyane. biriya niko ivuga, iravuga ngo duhore dushima. yego. nibyo bidukwiriye muri Kristo. mu byiza dushime, no bibi dushime. uri kuvugira kure ariko wayegeza haruguru gato. urwandiko rw'Abaroma ibice 8. yego. ku murongo wa 18 haravuga ngo kandi kubakunda Imana byose hamwe bidufataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe n'Imana nk'uko yari yarabigambiriye kera. yego. n'ubundi ntabwo turi bujye kure y'ibigenda bivugwa muri uyu murimo. nibyo tuba tuganiraho kugira ngo nyine twari kubanza tugasenga. ubwo nanjye nibyo ndi kuvuga, kugira ngo dukomeze ibintu bigende neza. n'ubundi ni ibyo ngibyo biba bituzanye, nta kindi. ariko reka tubanze dusenge. urakoze Data kubw'umwanya mwiza uduhaye ikibanza muri wowe cyo kugira ngo twongere twumve impumeko yawe. wezesha amaso yacu y'umwuka kugira ngo turebe kandi twumve iby'umwuka abwira amatorero. umukumbi wawe twunguke kumenya. umwuka wera w'Imana bane natwe, ube mu ruhande rwacu nyakubahwa, mu ngeri mwiza dukunda utajya uragirira ibihembo. imbabazi zawe ziruta ibitambo zibe ku buzima bwacu. bihimbarizwe nyaguhimbazwa kubera ko ukwiye guhimbazwa. nyiricyubahiro, umwana w'intama kandi umwami ukomeye Emmanuel, igihome kidukingira, Imana irinda ijambo yavuze
igaragara ko yarivuzeho. Tugwaye agaciro muri iki kiganiro kuko icyubahiro n'ububasha n'ubushobozi ari ibyawe nonaha n'iteka ryose nyakubahwa. Amen. Amen. Urakoze cyane Adrien, ndagira ngo twongere nyine tuganire ubundi iby'uyu murimo uko bimeze. Imana ifite abakozi ariko hari abo yahamagaye. Yego. Hari aburiye inkike, hari n'abaseseye se buriya. Hari n'abaseseye, hari n'abaciye ku marembo. Yego. Abo bose rero iyo bagezemo bitwa abakozi. Yego, bitwa abakozi bitewe. Ubundi hari ikintu kera najyaga nibaza nawe bakatubaza akitwa ngo iki, kwa kundi abantu bari ku bugari kuvuga umutsima, hari utuntu tujya dusigaramo udufu kara kantu uzi ukuntu bakita mu kinyarwanda cya nyacyo. Urabizi? Ntago nkazi. Bakita inkirira hato. Yego, inkirira hato. Yego. Ni ukuvuga ngo amazi hato mbese. Yego, amazi abashyushye. Uvuga ubugari aba yifuza ko ifu yose yivanga n'amazi ikanoga. Ariko uko wakwari ku bugari kose inkirira hato kaburamo inkirira hato ntiburamo izigwirwana. Mu yandi magambo mu mwuka wenda bishatse kuvuga ngo uko abantu baba benshi ibinyoma bikaba byinshi, Imana ifite ahantu ihisha abantu bayo. Mu makuba yose maze iminsi nkukurikira n'abantu bose batandukanye ubutumwe Imana itanga. Uko ibutanga ariko ibigira ngo abantu bagaruke cyane, nabo ibashakira ubwihisho mu gihe kibi no mu bihe byiza nayo mugendane. Kuki dushaka Imana mu bihe bibi gusa? Impamvu abantu benshi bashaka Imana mu bihe bibi nako mu bihe bibi ibihe byiza ntibayishake nuko batayikunda, bakunda ibyo ikora n'ibyo itanga n'ibyo ivuga. Iyo barebye ukarebesha amaso y'ibigaragara ubona bakunda Imana. Yego. Ariko iyo tugiye muri reality cyangwa mu nyurabwenge mukuri guhari usanga abantu badakunda Imana. Yego. Ahubwo bakunda ibyo itanga, ibyo ikora n'ibyo ivuga. Yego. Urukundo rukwereka ko batayikunda kenshi ubibona iyo batabawe bakagera ku rwego rwo kumva akavuga ati mbo mfite amafaranga yamvuza, mfite amafaranga yatuma ntunga inzu nshaka cyangwa imodoka, nta kindi nshaka. nta kindi nshaka. Nibwo gusenga bireka, kuba abantu b'Imana kabireka, ukabona mbese yakamutse ntaguye by'Imana gitunze muri we. Yego. Nibwo rubona katigeze agira insi yigeze abana n'Imana, yaje ku bwa papasi y'amarangamutima. Yego. Mu bigenda bidomina cyangwa se mu bigenda bisubirwamo bivugururwa gutera imbere ni byiza. Bigaragara ko nyine abantu b'Imana mu rundi ruhande bari gusirimuka, bari gutera imbere, imyambarire iri guhinduka, imitekerereze iri guhinduka, imikorere iri guhinduka. Ubivugaho iki mu ruhande rw'abakristo? Ku ruhande rw'abakristo ni byiza. Ni byiza ko dutera imbere, ni byiza ko dusirimuka. Ahubwo ikosa ririmo ni rimwe, ni uko dusirimuka ntidusirimukane Imana. Imana tukayita inyuma tugasirimukana ibigezweho, Imana ntayo dufite. Naho kuba twamenya kwambara neza ni byiza. Kuba twagira abapasitoro bari ku levels runaka somewhere ni byiza. Ariko ikibazo impamvu ni Imana cyangwa impamvu ni inyita ariko idafite Imana. Yego. Naho iterambere ni ryiza, nta nubwo twabwirizaga kera ko tukibwiriza. Yego. Hari ibyagiye gukura mu nyigisho, hari ibyo ugenda umenya, hari amakosa umuntu aba yaragiye akora mu murimo w'Imana, ukagenda ukosora iyo uhumeka. Ikibazo ni ukutemera ko wakosheje cyangwa ko amakosa wayaguyemo. Iyo mistake ikomeye naho gukosa umuntu yakosa. Yego. Tukiri muri urwo rwego rero rwo misirimukire, imihindurire, imivugururire, mu itorero rya ADEPR habaye amavugurura atandukanye ariko atavugwaho rumwe na bamwe mu bantu bahasengera cyangwa se n'abandi babirebera ku ruhande. Itorero rya ADEPR rirenda kwizihiza isabukuru y'imyaka 85 twagiye tubivuga kenshi rimaze rigeze mu Rwanda. Hari amavugurura, hari impinduka zagiye ziba, aho harimo gusengera abashumba batandukanye ku nshingano. Buriya mbere yuko byenda mbaza ngo abantu ntibabivugaho rimwe. Impara yagiye gucuranga i Musanze, ngo igezeyo ngo inkuba
ngo ikubita umuntu ikubise umuntu niko numvise ako gasitori bavuga umuntu ngo yarapfuye nimba ari amashanyarazi yafashe umuntu nimba ari inkuba baravuga ati impara ihagarare barangije baravuga ati oya impara yaje nta cyabuze impara gucuranga rero amagambo tuvuga yose yego turabivuga nta cyabuze ADEPR gukora ibyo ikora nimba ari ukoreka abantu nta cyatuma itaboreka nimba ari ukubazura nta cyatuma itabazura hari ibintu abantu bavuga bo bakavuga ngo jomavu ntacyo bintwaye cyangwa se mbyitayeho ahubwo imana kuri sayidi yayo ibibona ite kuko ADEPR n'iki kiganiro byo rishobora kutakibona uretse ko byenda barakibona ndabizi turaziranye ariko icyo nshaka kubwira nta cyabuza kuba batarasengeye abadamu barabasengeye nyine amavugurura kuba Bibiliya itabemera ko umudamu yaba pasitoro nta cyatumye ADEPR itamwemera uzi impamvu ntabwo nyiza ADEPR ni idini ntabwo ADEPR ari imana umva ikindi cyazuye impaka nyuma y'uko nyine muri tuwa mu kiganiro n'itangazamakuru umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ishoramari muri ADEPR cyitwa Dove Investment Company Rutagengwa Philbert yatangaje ko itorero rigiye kubaka stade izatwara arenga miliyari imwe y'amanyarwanda. Abakristo mwaba mugiye kongera kwikoramo kuko kuri Gisozi naho havutse nyine ko abakristo bashyigikira ibikorwa ntabwo bavuze ko ari hoteli oya bavugaga inyubako ya Gisozi ariko buriya muri plaza abantu bari hejuru bari bazi ikizahaba ari ijambo rivuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura urariza ntaho ryanditse ariko umugani ni umugani njya nkunda kuwumva kubera iki ntabyo nzi ni ukuvuga ngo abanyarwanda baravuze ngo impyisi kurira umwana se ikakurusha uburakari umuntu ushaka kumufata yasambanye agahita akubwira ati wambonye kandi abizi neza ko yasambanye cyangwa wareberaga iki yarangiza agatanga amafaranga bakagufunga cyangwa akakwica ese ntabwo ari feye ariko ibi bikorwa bishatse kuvuga iki iyo nyubako bavuga cyangwa stade bavuga stade izajya iberamo imikino ya miliyari bazayubaka banyiri kurya barye ntabwo abakristo ba ADEPR mbise zambwa nkuko nari nciye umugani sicyo nashatse kuvuga ariko reka nkubaze ikibazo kimwe yego tujye tuganira Jerry ndeba ndi kukureba ikibazo mbizanye mwavuga ko ngiye mu matiri ndi kukureba Gitwaza ari hano mu Rwanda Dr. Apotre Paul Gitwaza intumwa wabonye amashuri yagiye gusura n'ibitaro by'itorero ryabo yego bagira abana bafasha yego ndabizi kuva kera bagira abantu bishyurira ibikorwa byinshi birazwi n'uwo bita Apotre Mignone Kabera yego ibyo akora murabizerutse no guha umuntu inzu ni byinshi ADEPR usibye kumva bavuga ngo batanze ngo miliyoni 2 ngo zo gutanga ngo zo kwishyura mituweli ubu wabaza neza abantu bajya bava icyo akora abantu babifitemo inyungu bagomba kubirwanira ishyaka nyine turi kwibaza uretse unyumve ndikuba ariko icyo nshaka kukubwira bazayubaka ubwo babifite muri plan oya stade yo igomba kubakwa ni igikorwa cya mbere ni igikorwa remezo cyiza yego cyane rwose aho turi kumvikana oya nibyo kabere bazagenda bajye muri banki baziterure inkeza miliyoni miliyari hanyuma zishyurwe nande abakristo bazatura vuga tuzatura inde nawe ngiye nkuramo kubera ko mfite uko ngenda oya nawe urimo kuko muba nibashyiraho bikorwa byo kuya ntiwatanze Gisozi inyubako ya Gisozi nto yatanze
nta kuntu wari kubicika. Narayitanze. Nuko rero nayahashyizeho iyi gahunda y'uko buri mukristo wese mu itorero rya Nari ngiye ADEPR kuvuga ijambo, buretse ariko gatoya sinarivugiraho. buretse gatoya bashyizeho kampanye y'uko buri wese afite ukuntu nka kuriya Gisozi byagendaga, ariko muri buyubake kandi ni byiza Cyane. njyewe ndabishyigikiye. oya ni byiza Muyazane bayazane nawe urimo ngewe kuko ufite inshingano zikomeye uri nyine ibyo nawe birareba mbo ngewe ikintu cyose umwuka yantegeka kugikora nagikora yego rwose gukorera Imana nta gihombo kirimo, yego nta no gihombo gutanga kirimo. nta gihombo kirimo. Yego, izi- Ikibazo rero ni uko miliyari ishobora kuvamo miliyari ebyiri. n'ubundi zigomba kurenga. Eh, Ikibazo se iyo zirenze ikindi biba cya byiza kabiri, kurushaho. oya iyo zirenzeho ko zigakora icyo zagenewe biba byiza, naho si iyo zirenze ntizigere aho zakagombye kugera. Hari ikibazo se watanze yizeye ko yahaye Imana, hari ikibazo Gusa kiriho nyikubwire se, kimbwira. abakristo Bibiliya turi kubigisha nabo bari kuyiga, abenshi bamaze kwiga teoloji. Ntabwo wabwiriza upfunyikira umuntu kuko bafite ubumenyi, icyo babura ni umwuka. Yego kuko ibiri baratsese bafite ubumenyi, icyo babura ni umwuka. Nshaka kukubwira iki? Nshaka kukubwira ko ukuri na realite monde tugezemo barayibona, naho isi igeze barahazi. yego Buri wese rero muri Yeremiya 44 aravuga ngo aho uzabona hakubonereye aba ariho uzaca. aho uzabona hakuboneye Nushaka aba ko ari tugiye i Yerusalemu uzaze, kandi nunashaka Babuloni uzagende. Umuntu wese ni ugomba kwihitiramo. Naho ubundi nabonye bagiye kumurika na radio ya ADEPR, televiziyo 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 vuba cyane. 22 cyane rwose. uyu mwaka urasiga ADEPR ifite televiziyo. ni byiza, ibyo ni byiza. Igihe ahubwo bahereye barakererewe, ushingiye abandi bageze barakererewe. Nimba Zion Temple ifite televiziyo, nimba Restoration Church ifite radio na TV, ngira ngo Yego Katolike yo ni nayo ya mbere, Cyane, cyane. Radio Mariana Pacis Yego. ni ibintu simple. Ngira ngo Anglikani n'itagira radio, Abadventiste barayigira inkoramutima, ngira ngo TV nabyo kandi babirimo bugufi nabwo. Yego ibi bikorwa ni byiza cyane bifashe Amadini agomba gutera imbere, agomba gutera imbere amadini. Erega impamvu amadini yariyubatse mwana ntago ari nkameze nk'ayiki gihe. Amadini ya mbere ya ADEPR ndetse n'izindi yariyubatse, ahubwo amadini y'iki gihe yari kuza muri iki gihe niyo agifite ubukene. Niyo mpamvu mubona nyine rizinjira abakene ku munyarwanda yise umwana ngaruki yaho. Yego abantu bakajya bavuga bati no ibikorwa ni byiza, ese ntiyaba yarahugiye mu kubaka iby'umubiri kandi mu mwuka hakabamo fuite cyangwa hakabamo icyuho? Kuko ni byiza ibyo bari gukora, ni byiza kuko iriya stade zafasha urubyiruko mu kuvuga ubutumwa biciye muri siporo, kuko hazaba harimo na academy. Icyo ntemeye nta kivuga, ariko kuba mu mwuka umuntu natimenya kuri iki gihe, ababyeyi bo mu mwuka baragoye. Sinzi impamvu ushaka umuntu akubera umubyeyi kandi nawe ataraba umubyeyi. Nta muntu ushobora gutanga ibyo yahoranye. Yego nta n'utanga ibyo azagira. Umuntu wese atanga icyo afite. icyo afite n'icyo atanga. Rero kuvuga ngo mu mwuka harimo fuite cyangwa byaranze, ndashaka nkubwire ko Pentecote ya cyagiye atariyo y'iki gihe, n'umurokore w'iki gihe nawe yabaye macuwa, ntago ari umurokore wa cyagihe, ahubwo abantu bari kuzura umwuka wera bijyanye n'urwego bariho. Yego cyakora ntibivuze ko ubuhenebere bubikuyeho ko buriho. Ubuhenebere buriho kandi bunarimo. Yego uragira uti ubuhenebere buriho, kandi ngenda mbona hari ibikorwa byinshi bigenda bikorwa. Nahoze mbona nyine ubuyobozi cyangwa se abashumba bari kugenda boimika abandi bashumba ku nshingano. Ni byiza cyane, ndetse n'abadamu nabo baraje, ni byiza cyane. Ariko nanone ikindi nahoze ndeba umupasiteri nawe yimitswe ku mugaragaro, Mugisha Jackson nawe yimitswe. Jackson uriya wasezeranije Vestine. Yego
yego wabonaga ko byari ibintu byiza cyane nabonye yemetswe hari ku mugaragaro se cyangwa ni ukuburevera undi yari yaremetswe yego ni revera yego urumva ko ni wabonaga ibintu- nande hari harimo abahanzi batandukanye nabonyeyo Papi na Dorcas nabonyeyo na Pastor Julien pastor Julienne si umubyara yego yanamushimiye cyane aravuga ati iyo bitaba ku bw'uyu mubyeyi pastor Julienne niwe wamuhaye connection niwe wamureze rwose mu mwuka niwe wamuhaye motivation kandi ubona ko abwiriza nkawe yego abwiriza mu buryo nkawe rwose Yego. ni byiza kandi ariko ajya avugira inyigisho nziza yego agira inyigisho ndamwemera nta kibazo yego ni byiza nibyo twari turi kuvuga ko yewe ibyiza by'umuntu ndabivuga ntabwo njya ngira uburyarya yego nibyo twari turi kuvuga tuti ibikorwa bibera mu isi cyangwa se mu gisata cya gospel bitinda kumenyekana haba habura ikitangazamakuru ryaba rivuga ibintu byo kuri gospel byaba ribyirengagiza kubera iki bitavugwa cyane. buri muntu wese afite uwe muvuno muri gospel niyo mpamvu afite ibyo agomba kureba. buri dini rifiteho ritangariza amakuru urumva nimba ADPR ifite radiyo ifite itangariza amakuru ifite n'umurongo wayo nimba ifite kugira ngo ubyumve neza ko ubu se abavugabutumwa bajya kuyibwirizwaho barazwi nta bidini n'abapasitori b'idini cyangwa mu rusengero bazwi nyine ni umurongo nk'uko utapfa kujya ku nkoramutima uri umwadeperi ngo bikunde kereka radiyo za gospel nk'izi ngizi hari n'indi y'abayisilamu iba mu mujyi urayizi harya bayita ngo iki voice of Africa yego amadini yateye imbere yego hari ariko mwibutse ko ibi bikorwa byose ubona mu madini ntabwo Imana biri inyuma oya pe hari the big ahubwo aya madini ubona menshi ni imwe mu bigaragaza kurimbuka ku isi hari the igiba ubona amadini yabaye menshi n'ayo maviziyo najyana abantu kurimbuka ntabwo ari abajyana mu uzi ko kera twakuze nyine twumva ko kujya kureba umupira ntibabivuge ko nyine ari icyaha ariko bakakubwira nyine biragukamura birakumaramo ibihe byo gusenga birakumaramo ubusabane n'Imana iyo udafite imbaraga zo kubihangana nabyo none byageze aho twubaka stade none nyine ni byiza ni iterambere ubwo nyine hari ibyo bavugaga birimo ubujiji bari kubijijura gusa ku basenga barabizi ko kureba imipira nta kibazo utabikontoreye byakunamura bikagukamura gukina ukafata biriya bifaranga bahembwa nanjye umwana wanjye yaba umukinnyi ni byiza ariko akiri nyakijijwe yego kujya kurera impano z'abana ngo iyo challenge umuntu wayitangije n'umwe mu Rwanda ni Dr Paul Gitwaza yo kugera gute avuga ko umurokore yanaba umukinnyi w'umupira ubundi imyumvire yari hasi cyane buriya Gitwaza ari mu bantu bazanye impinduka mu myumvire na Antoine Rutayisire yego abandi ngira ngo bari inyuma yabo cyangwa nshobora kuba ntabazi kuko bose ntago mbazi yego ariko ibi bintu ni byiza kugira ngo umurokore abe yajijuka abe yagira indi ntera akoraho impamvu ari byiza se mu bwiza ukuri kweruye mu myumvire ubu igihugu cyose ugihaye abarokore yego batari ibisambo batari indyarya bakijijwe igihugu cyatera imbere nk'inshuro 1000 uko ubibona yego ariko isi ntago yabikunda yego ntago yabikunda uzi ko hari abiyitirira ko bakijijwe hari abarokore bafite ahantu babarizwa mu madini runaka bameze nka hybrid kandi banyereza imisoro hybrid nyine ahariyo n'ahariyo cyane mu by'Imana arimo yanakubwira ko ari ugufasha kugira ngo bagufungurire kandi ari ukudanangira ako ni umuco w'abanyarwanda uburyarya bw'urabizi ko n'imbuto ngira ngo bavukana imbuto y'iki y'uburyarya se abenshi nabonye ni indyarya umpishe ko nkwanga umpishe ko nkwanga ngo ishe ko mbizi iyo ni imwe mu migani twasanze maze ku isi mbona nabonye abanyarwanda benshi bavukana iyo mbuto y'uburyarya none ikibabaje ni kimwe n'abavuga ko bakijijwe ahubwo niyo mbuto yabyibushye cyane ngira ngo yareze kurusha
kunywa inzoga yabireka ibintu byose yabireka ariko agasigarana kandi amagambo agashyari kuba nakwicara ejo nari ndi kumwe na Mugisha aransuye tukicara tukuvuga ariko tukabona tuvuge positive tukavuga negative ntagire umuntu wawe none nakugera aho ngaho ngo Jerry love you ibintu biri aho ngaho niko bameze yego kandi ku gatebe bakunda kwicaraho cyane tukaba tugana he muri gihe no si ibintu bigisobanura se urumva ngo umuntu wese umwami akorera ni w'umuhemba rero abahisemo kuyoboka ikinyoma kizabageza kure ariko kibarimbure n'abahisemo ukuri bizatinda kumenyekana ariko Imana igaragaza ukuri yego iyo ukomeje kureba usanga navuga ngo mu isi y'umwuka usanga nyine buri muntu wese ari ukwirwariza nta muntu urangajwe n'undi imitwaro y'umuntu yego hakabaho n'abanyantege nke baba banyotewe kugira ngo basenge aba bo bazaba bande abanyantege nke kugira ngo basenge bafashwe barandatwe gusenga nk'abakene wigeze ubona igihugu gikunda abakene se cyakora kiraba motivate mutera imbere kwa ko kidakunda abakene n'ab'igihugu nabo ngabo n'ab'Imana abantu batazirwanaho ni Imana nyine izabatabara muri za mbuto nyine Theo yaririmbye iza imbuto ntiri mu ngo ntabwo ari mu ngo pe ni nk'inkirira hato inkirira hato Imana izazirinda izazizamura uko nyine ni inkirira hato yego kubera ko isi nta mwanya izaziha nta n'ikiciro tuzabona isi izaduha ntitubone twakwicara nk'uko ibishaka ahubwo bazadutubara uko bashaka cyangwa babikora ibyo bashaka yego Adrien reka ngushimire twe gufata umwanya munini ariko nabyo byari ngombwa kugira ngo tubivugeho amen ndagushimiye cyane amina